nuko Yago amajije kubona asohoye alubumu y'indirimbo 18 maje kurakarira abantu bose yuko banze gupromotinga indirimbo ze, aba influencer, aba DJ, abanyamakuru, yicaye asaba imbabazi abantu bose baba baragiranye ikibazo, arababwira ati utuntu twose twagiye tuzamo twose mutwirengagize, ndi umuhungu wanyu, ndi umuhungu w'abanyarwanda, ndabasabye mukine indirimbo zanjye, ndabasabye mwandike imiziki yanjye muvuge yuko nasohoye alubumu abantu bajyeho bayirebe, ndabasabye mwirengagize ibintu byose. So rero abantu babona ibintu mu buryo cyo butandukanye, hari ukuntu yabivuze aseka ageze kuri DJ Brian araseka cyane, ariko ku bantu bazi ahantu Brian ajya acurangira undi Sowejo agira ate arayikina indirimbo za Yago ajya azikina, abantu nyine ntabwo bishima uburyo ki yabivuze ari gutwenga amasekamo. Ageze kuri Brian ndaseka cyane ati rwose byukusenge aka DJ Brian, ushatse wazajya ukina indirimbo zanjye rwose ukakora kuri alubumu yanjye, mfite indirimbo nziza zifite ubutumwa, mbese mfite alubumu nziza ya Sama, ati rwose n'abandi bose n'abandi ba DJ rwose mwakina indirimbo zanjye. Ko abantu batanyurwa kimwe umuntu yavuze ngo ntabwo wavuga umuntu gutyo ntiwasaba imbabazi useka, ni ibintu bigaragaza uburyarya, nta kintu bisobanuye. Guys, niba umuntu yitanze, buri muntu wese atanga message uko ashaka. Niba umuntu yitanze akavuga ati nsabye imbabazi mukine indirimbo zanjye, nsabye imbabazi mufate ibihangano byanjye, aba promoters, aba influencers, nimugire mutya mugire icyo muvuga kuki, muvuga ku ndirimbo zanjye abantu bazirebe, abafana banjye bazumve, alubumu yanjye igere kure. Guys, nimwirengagize ibintu byose byo kuvuga ngo Yago yahemukiye abantu, ngo yavuze abantu, ngo yirirwa baterayo amabombe, ibyo ni mubireke. Ni umuntu arakosa, ni umuntu yatana, ariko niba umuntu yicaye akavuga ati guys mundwaneho mufate alubumu yanjye mu gihe cyo muyivuga, muyandikeho, muyipromoting, bizamfasha, mwirengagize buri kimwe, nubwo nyuma yazagaruka bihinduka, ibyo nta kintu bivuze, nta n'ikintu bisobanuye. Mwebwe nimukora icyo mwagakwiye gukora nkuko mubikorera n'abandi kandi batabazi batanabasabye. Niba umuntu yicaye kuri kamera by the way akavuga ati mugire mutya ibihangano byanjye nimubishyire ku karubanda, mubivugeho, mubishyire hariya mu bicurange, ibyo byose ni mubyirengagize n'ibyo yagiye akora n'ibyo yagiye avuga. Mwebwe mukine iki indirimbo ze, nta kintu bitwaye, aba influencer muzivugeho. Sinakeza ko Yago ari we muntu uririmba nabi cyane mu iki gihugu. Hari abantu benshi baririmba cyane ariko indirimbo zabo ziraza zikamenyekana, nawe ni mumushyire muri uwo mubare basi, nimushaka muvuge ngo aririmba nabi ariko mubishyire hariya. Hari utakunda ijwi rya Yago, sibyo tubyemeranywe. Hari umuntu utakunda ijwi rya Yago ariko agakunda iki message irimo, agakunda indirimbo yanditse, sibyo. Hari umuntu utakunda message yanditse ariko agakunda iyo beat, agakunda iyo njyana indirimbo ikozemo, agakunda uburyo ki imufashijemo bitewe n'ibiharimo. So mwebwe mwirengagize buri kimwe, ibintu byose mwigire nkaho nta byabaye, icyo basabye aba ari cyo mumuha, sibyo. Icyo abingingiye mu kimuhe, ubundi igihe nikijyana ubundi mukongera mugashwana, ni umuntu wanyu, ni umuhungu wanyu, namwe ntimwamworoheye, namwe mujya muza mukamutera utuntu tw'udutero shuma. Ibirenze ibyo ngibyo mubyihorere, yarakara warakara, ubundi bikarangira ntanagaruka akagikina bivugaho, ntacyo bizaba bitwaye. Wowe icyo ugomba gukora uzaba wagikoze, kuko n'ejo undi azaza avuga ko yabasabye imbabazi, arabinginga yirengagiza ibyo yabakoreye byose, utubazo mwagiye mugirana akabinginga, ariko bikarangira mugize gute, mwanze gupromotinga ibihangano bye. Buriya hari abantu hangaha mu Rwanda, umuziki wo muri iki gihugu ntabwo ukinishwa, ni uw'abanyembaraga by the way. Yago aherutse kuvuga ngo Dumba ngahora amubeshya ngo aramukunda, ariko agapromotinga ibihangano by'abandi bantu, yagera kuri Yago ntagire ikintu agira ate, ntagire ikintu abivugaho, aramurakara bidasanzwe, amuvugaho amagambo menshi cyane. Ntabwo umuntu witwa Dumba nahuguka azamusubiza mutajya ngo bizarangira hariya, nawe ntabwo aba yiyoroheje, sibyo. Ariko sinatekereza yuko Dumba ibyo bintu byose aba bikora atabireba. Mw'abantu mu muziki wo muri iki gihugu usaba agatuza kugeza ku kigero cy'uko ntabwo abantu bose bapfa gupromotinga abandi, ibyo nabyo yagagomba kubimenya.
hari imiziki hano baporomotinga byaciye mu nzira abantu batanatekereza. Abantu hano bahabwa amafaranga kugira ngo indirimbo iporomotingwe. Urumva amaradiyo amwe n'amwe bavuga ko amaradiyo amwe n'amwe hari abantu benshi cyane baba bahagarariye abahanzi cyangwa abamanaja, management team zishyura amafaranga menshi kugira ngo indirimbo zabo zigire zikinwe, indirimbo zabo aba influencer bazivugeho. Rero nta gitangaza kuba Dumba ashobora kubabwira Yago yuko amukunda rwose, amwiyumvamo, ibyamubayeho byose akamubwira ati biriya birarangira pole sana, ariko byagera ku muziki akagira ate, agaceceka akamwihorera. Yenda azanabikora nyuma kubera yuko Yago murabizi ntabwo ajya arya imboga birangira guteye ikibombe. Ashobora kubikora cyangwa ntanabikore, ariko mwibuke neza yuko umuziki w'aha hantu ntabwo ari ukuvuga ngo urapfa kubona poromosiyo uko wiboneye ngo runaka ngo muri inshuti ngo arapfa kuyipureyinga ibiki, ariko poromosiyo ashaka iki? Hano abatipe barakubana, abagabo hano barishyura amafaranga, ugasanga indirimbo idafite mesaje, indirimbo idafite ikintu na kimwe ivuze, idafite biti umuntu yakishimira, ntibyinitse, ntiryoheye amatwi, ugasanga indirimbo barayipureyinga ku ma radio station yose yo mu gihugu. Barayipureyinga indirimbo ukayimenya wabishaka, utabishaka ariko ukagira ute ukayimenya. Kubera iki? Hari abantu baba bishyuwe kugira ngo iyo ndirimbo bayivuge, icyo ni kimwe. Rero Yago nawe nubona indirimbo zawe batazivuzeho, kuko umaze iminsi cyane ubyitotombera ubivugaho, ntuzatangare, ntuzumve ko harimo ibintu bitangaje. Ni ibintu bisanzwe cyane, ni ibintu biri aho, kuko ukinja mw'uyu muziki uzabona ibintu byinshi cyane. Ntabwo ari umuntu uririmba nabi cyane muri iki gihugu, ariko hari abantu bashobora kuririmba bari ku rwego rwo hejuru, bashobora no kuba baraje nyuma yawe, bashobora kuba barasohoye imiziki nyuma yawe, ariko ibyo nta gitangaza kirimo, nawe urabizi. Gusa ubwo wabwiye abantu ati nimundwaneho, nimumfashe ndabinginze, mbasabye imbabazi, ni muporomotinga imiziki yanjye. Guys, mwirengagiza ibintu byose, utuntu twose tw'utubazo muba mwagiranye na Yago, kuko ntabavugaho gusa, abavugaho ariko n'abandi hari ababa bamuvuzeho, sibyo? Rero mwirengagize utwo tuntu twose tw'utubazo, mwirengagize utwahahise, cyangwa se ibindi bintu muba mufitanye iby'ibibazo byo mo imbere bijye bibera aho ngaho, ariko nibigera ku muziki nk'uko mubikorera abandi nawe mubimukorere. Ariko niba harimo ikintu cy'amafaranga bwo ntabitegereze, ariko niba uzi ko hari abandi bantu ujya ubikorera ku buntu, ugira utya ukamunagiremo, nta kintu uraba ukoze nk'ikosa, uraba umugiriye neza, kandi rwose uzahembwa n'Imana, kuko Yagoye niba ataguha amafaranga nuko ntayafite, kandi nuko yizeye yuko yenda aririmba neza, simbizi ko akunda umuziki we, hari n'abatawukunda, ariko wowe ubikore kuko yabigusabye, ubikore kuko